mu ntanzi za parike y'igihugu y'Ibirunga mu kagari ka Basumba mu murenge wa Bigogwe ho mu karere ka Nyabihu niwo wubatswe urugo mbonezamikurire rw'abana bato rwa Basumba. Uru rugo kugeza ubu rurererwamo abana 145. Bamwe mu babyeyi bafitemo abana imbere y'ibitangazamakuru byacu bagaragaje ko abana babo nyuma yo kubazana muri uru rugo byakanguye ubwonko ndetse n'ubwenge bwabo. Umwana yarakuze arajijuka, azi amazina ye, aho dutuye, ay'ababyeyi be, mu bigaragara ajijutse ntabwo yazimira, ku buryo mu bigo by'amasosiyete adashobora kuzimira ngo ayobegwe iwabo, kandi mu mikurire ko abona biri kugenda neza, akajijukira isuku, mbese mu bigaragara kutegabira agatsindwa. Isidi y'Abasumba yakemuye byinshi cyane. Umwana wanje nje nkanje nihereyeho urugero, nitangiyeho urugero, namanjije namushira mu irerero, abanza kwiga mu irerero ryo mu ngo, avuye mu ngo aza hano, ageze hano ariga akaja araba uwa mbere. Umwana wo mu irerero, abo bana barajijutse ndetse barasobanutse ko wababaza bakagusubiza. Ubwo abana 38 basozaga imyaka 3 ya ECD, Uwizeye Debora umuhuzabikorwa w'urugo mbonezamikurire y'abana bato rwa Basumba ahamya ko uruhare rw'ababyeyi ariyo nkingi ya mwamba. Ababyeyi dukorana neza umunsi ku wundi, nibo badufasha kugera kuri uyu musaruro, kuko batatuzaniye abana ntabwo twabona abo twigisha, batabakarabije ntabwo twabona, batabatangiye umusanzu ntabwo twabona icyo tubagaburira. Muri make ababyeyi bacu ni abafatanyabikorwa bacu cyane, kandi barumva iyo duteye barikiriza, iyo tubahamagaye baratwitaba. Uru rugo mbonezamikurire y'abana bato rwa Basumba Reach the Children Rwanda niyo uri ku ruhembe rw'imbere mu kurureberera ndetse n'umujyanama. Benjamin Musuhuke ni umuyobozi wa Reach the Children Rwanda. Twe ni ishema rikomeye kuko turi n'abakristu dushima Imana kuko niyo dushoboza, twabikomera mu mashyi. Kuko mubizi ibi bikorwa ntitwari bubigereho tudafite ubuyobozi kutuba hafi. Mu myaka 6 tumaze hano muri Basumba, inkingi nyamwamba twagize rwose ni Imana, ariko ni n'ubuyobozi bwa leta. Nayo mpamvu ibikorwa tugira hano byose baba bahagarariye. Uruhare rwa ECD y'Abasumba mu kurera neza abana ndetse n'ibikorwa bya Reach the Children Rwanda muri rusange, ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu buhamya ko bitazaba amasigara cyicaro. Ibyo mwakoze uretse no mu izina ry'ubuyobozi n'Imana irabibona, ntabwo igikorwa mukoze ndetse mukomeje gukora kizarangira, kizasigara mu mitima y'ababyeyi, isigare mu bana, isigare mu buzukuru, isigare mu buzukuru no mu bibi, isigare mu mateka ya karere. Muri rusange muri uru rugo mbonezamikurire y'abana bato rwa Basumba ruherereye mu murenge wa Bigogwe ho mu karere ka Nyabihu, buri mwaka abana barangije imyaka 3 ya ECD barashimirwa bitegura kuzajya gutangira mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Umuhoza Honore, Flash TV mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda.